reka gukomanga gutyo yego oya mabusha ni uragukingurira oya mabusha mabusha cyambere ngwino urebe ibiri kubera hano hanze ngwino urebe ukuntu bimeze birakaze kingura ibiki nindese kinguriye mabusha urebe bite madam Kunde buriya buryo se ni karibu hinjira seko numva nka umuntu uzanyivugonye ntago nzi umva madam nubwo unyinjije ahangaha iwawe nje kuguha isomo utari wabona mu buzima bwawe asoni baseka suseka iki ariko mama Boaze naragowe koko none se kandi woteye turuka hedi niruka he urumva ushaka kumenya muri ayo masomo yawe uzanyemo amakaye uzanye amakaramu uzanye iki muri ibyo ngibyo uje kunyigisha ufite ariko hariya mamaje ubugome bwawe no ku munwa umwana wanjye murinda kumumaramo umwuka mwaramuzengereje none nguzanye amasomo nguzanye ndaguhikosora umwana wawe nde nende uwo mwatinda mukamwangiza mukamukurura mu ishuri reka ngo umwana wawe nde bivuze ngo ntago muzi umva enyabizi byari ngongereze umva kandi nk'ibyaro ko byagiye kumbura nyina wiriya ndaya uvuze ngo nye uri nyina wiriya ndaya indaya hanyuma wamutenda we n'iki ubwo nshimya ko hari indaya wayimutebwa we n'iki nta muhungu b'indaya abiki none niba yamwibambajeho mwibambazaho ingetura ahubwo ndavuga ingegera nkabona ni ingetura hano ukuntu kanteshereje umwana amashuri mada cisha make ubundi urashaka iki kumburuza amasomo we ndashaka iki ntago nyankanga imitomo amafaranga we cash shaka amafaranga kandi simbanga ntayajyanye amafaranga yavuga mu cyongereza umva wayobye Hello, Deborah. Hello? Kristo. Ni karamu. Bora muri douche. Okay. Sawa, ndabona aje reka muguri. Hello? Deborah. Ako Fisto ntugakine umva gireka tuganira ibintu bya business man. Okay. Nizere ko hano muri hafite umutekano kuko hari ibintu nshaka kubabwira pilote hano. Fisto ubu none watubwira turatekana. Shira phone loudspeaker na karabo yumve. Pilote arifuza ko twese uko turi gukorana twahura. Aradushakira iki se? Nizere ko ari buze kuba yiteguye iki turi kumundagure. Umushenze gusa. Umusazi urwaye mu mutwe ufite ikihe kibazo? Uragira ute? Urahondagura umuntu ufite plani zose urumva mbese wabyimbye urashaka kumwivumburaho. Ako ni ibintu nkorerwa. Uzi ko mba numva narapfuye neza. Hejuru y'ibintu by'umuntu yapanze yiturije. Umva ngereka nkubwire ibyo urimo na amagambo itonde kuko aramutse agutaye muri iki kibazo we nta kintu wakikorera urabizi ne ako nta kibazo ufite cyo mu mutwe ninki uri umukubite niko wihenura kuri pilote ubizi neza ko gahunda zose ari buzizi uko ibintu byatangiye nuko bigomba kurangira
nawe uzi ibintu nkorerwa uzi ko neza neza mba numva narapfuye mpagaze hejuru y'ibintu umuntu yapanze we ameze neza yiturije. Ndakubwiye ngo ibyo ngibyo nta n'umwe utabikorerwa nk'uko natwe twabikorerwa, ahubwo wowe cisha make kuko pilote yabishatse yatwicisha yanadukiza. Asye mugabanye mu magambo y'ubugoryi mwadushinze. Murumva ibintu by'ubugoryi muba muri kuvuga, ariko ubundi ubwo mujya mutekereza ko ikosa rimwe twakora twahita dufatwa. Ko nta dushyizemo akagozi se ahubwo se shere wanjye nyibwirira ni hehe turahura sangaye. Okay, byose pilote yabipanze turahura muri cya kizu cyo hafi iwanyu gishaje. Sawa Fisto. Sawa ubwo nyine natwe kadupanga ukuntu toza tumenye gahunda zose ko zimeze. Okay, sawa. Sawa Fisto. Shiri waje ryari? Wavuze ati ndashaka umuzigo wanjye w'indaya nkawutwara kuko wabuze isoko kubera ko nzi ko iyo ndaya yanjye itabonye kwiraya neza ukikorera umuzigo wawe kubutana. Amafaranga we niyo umuntu yaba afite amafaranga se gutera ibijwanga se guhereza imbwa n'imbwebwe nta mbwa ntajya nsera igikoma kireka itabwaguye ntahari ariko we ntayo naguha ntwari ikibwana cyanjye nkijyane kirabwegetse umva kubiza umva sinzobora kumujyana mutaryoshwe ibyo mwakoze mukamutera inda bikamuviramo no kuva mu ishuri mujyane baragushutse baranakubeshye ubundi ndamara umwuka umva mada unambabarire ku magambo navuganye nawe nta nubwo nakaguhaye umwanya wo kuvugana nawe hegura navuga nanjye nkavuga inigure vuga ndavuze ngo nshaka amafaranga kandi simva ntayajyanye amafaranga utagira ngo nyena naje nje ubundi ariko ubundi waguha amafaranga yazane nyine yazane Rufu muhamagara yazane akunda ubuhengereza ikira ntayazane umva genda uri kure zambwa zose na zazi ndi zidaheruka kurya zose zinde gira vuba nguvuze ngiki baragushutse ntabwo njye ntinyi n'imbwe imisega yani iyo ujya kunkangisha mutuma amafaranga apana kumutuma iyo misega Rufu kuko utarekuriza mwango zizaze nshimurira uyu mugore hagarara Mabusha none se mabusha yagiye arirutse umurugenda mabusha reka mubwire ubundi ko ntambwe tugira imbwa zimatse zivuye mabusha rwose ngewe reka mubwire ndagiye ngeze hariya nibuka ko ntambwe dufite nizishoje nani usibye n'imbwa n'imbeba naza noneho nishakamo nyine ngira gutya urumva ngira gutya nujyagira gutya numva ijwi ry'imbwa riraje mabusha ngukoreye umuti rwose kuva wabaho kuva waza aha nicyo kintu cya mbere mbonye nkoreye kikaba kinshimishije Rufu yego mabusha urankoreye pe rwose ahubwo ayo mafaranga yakaga ndizera hari ukuntu tubigenza mbega umugore yari yigize ibanga mvuze imbwa mbona naje guka ndavuga se ko ngiye gusaba ngo kabyara umugore yanze gukiguka akase nawe nyekora koza mabusha nawe urengera mbabarira mabusha nibe turi guseka turi kujya gute ni ngombwa ngo uzunkoreho ntago nongera mabusha ariko nyine navugaga izi mbwa zigiye kuvuga ngo zimpaburire uyu mugore kumbe ni womotse yumva ndikokinze namvaga nanjye nuzuye neza ariko numva nabona ukuntu yasarishije ashaka ku nanjye mpita ngenda basi kurumbikoze umva rero Rufu wagera aha uranshimishije unkoreye umuti kabisa rwose tugabanya ubugoryi nibura bwari mwajya ubaseriye ngiye kuvuga ijambo ryiza abaseriye turivuga yego mabusha kubera ibintu koze ubu ngiye kukongeza umushahara ngiye kujya nguhemba ibihumbi 15 kabisa ibyo ayo 500 rero uzajya uhaha koka bwana kakurimo mabusha urabikoze kajye karya nako ko gakeneye ibintu ariko wonde Rufu wapfubye makabwereka nawe n'abapfubye kabisa mabusha genda mu mirimo murakoze ariko sangi tuzajya yashyiraho vuba abanyamagambo ngo abashyira bajya mu kazi
yego mabusha. musore iki nicyo gihe rero ngo tubone ikintu cya mbere muri wa rugo ndakeka nta kintu kivuga. asemani mwanibaza uwo Boaze ninde yabatwaye iki buryo mushaka kumwihoreraho yabakoreye iki iranya na y'imbwa ngo ni Boaze yarambabaje nahame hamwe nabone ko kwirata imitungo nta kintu bivuze. ubu ngubu ikibazo twari dusigaranye cyari Rwema iyo akomeza gukeka Fisto cyari ikibazo gikomeye. Ikindi kandi iyo aza kwizera ibyo mama Boaze yamubwiye yavugiye muri wa rugo twari kuba turi mu mazi abiri, ariko ubu ngubu nabikemuye namuteje ininja chips ndakeka atazamucika. Wow! Ya Rwema muteje chips. Rwema ntago azacika chips. Araje none ntamugira ikigoryi amugira ipanje hamwe nawe ubwo aziyoberwa. Ahubwo musore Bite muko? Hi, Rwema bite? Ndabizi ko utamenye. Ariko njye ndakuzi. Cyangwa se ntago nakumenye. Ahubwo surinde, urashaka iki? Oh. Nitwa Chips. Niganye na Deborah, ni inshuti yanjye cyane. Ya. Nishimiye kumenyana nawe. Bivuze ngo uje gusura Deborah rero. Yego sha, ndamukumbuye cyane. Wumve ngo navuye hanze ejo hashize. Ariko numvaga nabuze amahoro pe. Urahombye rero. Sanze ndahari ko yagiye gusura nyogokuru. Ubu ntabwo wamubona. Ubu nize kubera utamamaga ugiye kuzanga. Oya. Uretse kuba nari mukumbuye, wowe ho byarakarusha. Ese birashoboka? Bibaho? Kwa kumbura umuntu utazi, utarabona na rimwe ukamukumbura. Byo ntago bibaho. Nyine ndi muri Texas najyaga nshatinga na Deborah kuri WhatsApp. Inyohereje amafoto yawe akambira kuri musaza we. Gusa yarambwiye ko bakuburiye irengero. Yarambeshyaga. Ntago yakubeshyaga. So nyine mbona ko ngo nta mwanya mfite. Ako turimo turimuka, turimo zagazaga ntaho twavugana. Ntaho nta n'umwe kugira ngo tuganire. Nta mwanya ufite ariko n'ubu ngubu twavugana. Akakaraya nakaye. Gakobwa kambaye ubusa kanitse ubutako hanze. Mama, nitwa Chips. Ndi inshuti ya Deborah twariganye. Uretse ko naje gukomereza amashuri yanjye muri Texas. Niko rero kuburana na Deborah, ariko naje kumureba nari mukumbuye. Kumbe. Wakaraya niwe wanyigishirije umwana uraya. Aragenda yigaragura mu busambanyi none baranamuteye inda. Wewe wibere muri Amerika uri kwiga. Uvuze ngo Icyo tumva ni iki? Rwe, ushatse uvuga ko Deborah yatwaye inda? Deborah aratwite? Aratwite nge. None se ubu ngubu ari hehe? Ngo ari hehe? Urumva yakagombye kuba kibarizwa aha ngaha. Uraya bwako gusa. Akubone reka ndo hatari abakosora ubundi ntimunumva. Mama, oya, mama umva. Reka ngakubiterwe reka ngakubita buraya. Umva. Ubu sibwo bwirwa busenya ingo z'abantu. Mama, ngo nta kintu azi. Urumva ntabwo azi ko Deborah amuteye inda. Urumva hari ikintu azi se nta makuru afite rwose. Mwihorere. Ahubwo se mama, aho wari wagiye byagenze gute? Umva. Bimbaze byiranci bari umugore. Uzi ibintu nkoreye? Iransuzuguye. Ku kigero igeze ahubwo ibwira umukozi ngo rajye kundekurira imbwa.
ancumuriza imbwa koko uzi ibintu koko ibyo mboneye hariya n'agahomamunwa. mama byihorere rwose ibyihanganire tuba tujye muri regeto yanjye tube tubamo nzakunda n'amafaranga maze tujye gushaka ahantu twaba. Mwana wawe regeto yawe mama tuzakwirwamo koko tuzisodekamo ko tuzakwirwamo nimba n'amafaranga tuzashaka aho tuba. Birababaje disi. Ese rwe nyine nari nshatse kuvuga nta kuntu twashaka inzu nziza basi akaba ariyo mwimukiramo nubwo atari nonaha ariko wenda vuba tukayishaka inzu nziza atari iyo ngiyo mbi. Kuri nzabishirira nk'amezi 5 sibyo? Guhinga inzu mwana wawe Yego nta kibazo mama. Ukadukodeshereza? Yego. Yo ukuri Imana iguha umugisha. Uri umukobwa mwiza byonyine no kuba ubitekerejeho ukemera kudukodeshereza Imana iguha umugisha n'ukuri. Ariko mbabarire ku byari bibari. Oya mama nta kibazo rwose. Mbabarire mwana wanjye. Rwe harya no mukobwa yambwiye ngo yitwa nde? Yitwa Chips. Ahubwo mama ndabona amasaha yagiye reka turi ukuntu twagenda. Meze mutese. Fresh. Ndakeka mwese mufite amatsiko yo kumenya umuntu ukomeje kudufasha kuri iyi plan yacu. Kuva tukiri ku ishuri kugeza n'ubu ngubu. Numvaga ndaza kwihangana simbabwire ko mwadushutse. Gusa biranze kabisa. Twagushutse gute se Deborah? Ako mani reba ibintu biri kumbaho. Muri aho mwiturije. Hari igihe bigera nkumva neza ngiye kubibwira iriya shitani ry'umugore. Ako Deborah, ubwo ngubwo urumva udashaka kutuvamo koko. Deborah kwihangana bitera kunesha. Umva mani mutubabarire muvuga icyatuzanye hano. Murabizi ukuntu uriya mugore ari shitani nkuba turaje hanze kwera. Ngira ngo murabibona ko njyewe nta kintu nabafashiriza muri arugo. Kuko uriya mugore yamaze kunkeka. Njyewe nawe Deborah. Fisto bivuze kujya kudusiga muri idiro mani. Pilote yavuze ko kugaruka muri arugo bigoye kandi namwe murayibona. Kuko uriya mugore njyewe nawe ngo ni mama Boaze yamaze kudukeka. Yapanze ko muri arugo haraza mu ndi muntu. Ngo zo umuntu ninde? Nsere kazi kwihangana. Kuko hariya ntiyashobora bayatabizi. Mutuze muzamubona. Ahubwo mva ukuntu plan tuzishaka. Owe Deborah. Turashaka ko urukundo ukunda Boaze urwongera hamwe uzagenda ukamugira ipanje. Urumva ko ngaho tuzatumaze kumufata. Naho se njye murashaka nongera ikida. Urabona ukuntu mama Boaze mubanye. Urabibona? Turashaka ko mama Boaze wongera ubucuti mufitanye. Hamwe agenda nyine akakwiyumvamo. Byaba ngombwa akazajya agora n'urufunguzo rwo kujya mu cyumba cye. Urabizi ko kiriya cyumba ibintu dushaka ni mubiri. Gusa amakuru dufite nta muntu ujya upfa kugera muri kiriya cyumba cye. Ntimugire ikibazo dufite timu y'abantu bazajya badufasha. Iyo timu ni njyewe ugiye kuyobora. Sharwe ubu ngeze aha ngaha usanga mu mirongo ryamwishe urabizi ko ni wenyine abafite. Sha ntacyo kamugeza zanga kandi rwose wakoze cyane. Kandi uzi bikuzana ingofero n'umupira n'uwa Deborah. Yego nta kibazo. Sabaye mungu. Yego ko. Gwe. Na no kunsaba nimero koko. Hasi ngiye nyiheriza. So ibya binciye uzanzigwe nta kibazo. Okay. Ndaza kuguhamagara ubwo nizanjye. Yeah.
ese ahubwo nk'ubwo baye nyine. suri ntabwo nari nzi ko utabikunda. Nta kibazo baye.